Ivugururamategeko igice cya 9. Ubutungane bw'Abisiraheli sibwo bwabahesheje igihugu. Bisiraheli, nimutega amatwi. Dore mugiye kwambuka uruzi rwa Yorodani, mwigarurira igihugu cy'amahanga baruta ubwinshi kandi abarusha amaboko. Ni igihugu kirimo imijyi minini izengurutswe n'inkuta zigera ku ijuru. Gituwemo n'abantu barebare kandi banini bakomoka kuri Anaki. Muzi neza ko bavuga ko nta wahangara abo Banaki. Ariko ndabahamiriza ko Uhoraho Imana yanyu azababanziriza kugerayo ameze nk'umuriro ukongora. Azarimbura abo Banaki ababatsindire mu bazungure, muzabatsemba bidatinze nk'uko Uhoraho yababwiye. Uhoraho Imana yanyu namara kwirukana ayo mahanga, ntimuzirate muti ubutungane bwacu nibwo bwatumye Uhoraho aduha kwigarurira iki gihugu. Icyatumye yirukana ayo mahanga ni ubugome bwayo. Ikizatuma mukigarurira si uko muri intungane, si nuko mufite imitima iboneye, ahubwo n'ubugome bw'ayo mahanga buzatuma Uhoraho Imana yanyu ayamenesha, kugira ngo asohoze icyo yarahiriye ba sokuruza Aburahamu na Izaki na Yakobo. Mumenye ko ikizatuma Uhoraho Imana yanyu abaha kwigarurira icyo gihugu cyiza atari ubutungane bwanyu, kuko muri ubwoko bw'ibyigomeke. Ikimasa cy'izahabu. Ntimukibagirwe uko mwarakazaga Uhoraho Imana yanyu igihe cyose mwari mu butayu. Mwaramugomeye uhereye igihe mwaviye mu Misiri kugeza aho mugereye aha. No ku musozi wa Horebu mwaramurakaje ashaka kubarimbura. Nazamutse uwo musozi njya guhabwa ibisate by'amabuye byanditseho amategeko agenga isezerano Uhoraho yagiranye namwe. Nahamaze iminsi 40 n'amajoro 40 ntarya ntanywa. Uhoraho ampa ibisate 2 by'amabuye yanditseho amategeko yose yari yababwiye ari mu muriro cya gihe mwari mwakoraniye munsi y'uwo musozi. Yari yayandikishije urutoki rwe. Nyuma y'iyo minsi 40 n'amajoro 40 nibwo Uhoraho yampaye ibyo bisate by'amabuye. Uhoraho arambwira ati gira vuba umanuke, kuko abantu bawe bakuye mu Misiri bacumuye bikomeye, ntibatinze guteshuka inzira nabategetse biremera ikigirwamana. Ndabona bari abantu ari ibyigomeke, reka mbarimbure be kuzongera kwibuka ukundi, naho wowe nzakugera sekuruza w'ubwoko bubaruta ubwinshi bubarusha n'amaboko. Nuko mpera ko manuka uwo musozi wakaga umuriro, ntwaye mu maboko ibyo bisate byombi by'amabuye byanditseho amategeko agenga isezerano. Nsanga mwaracumuye ku Uhoraho Imana yanyu, ntimwatinda guteshuka inzira yabategetse, mwicurira ishusho y'ikimasa. Nuko ntura hasi bya bisate byombi, birajanjagurika mubyirebera. Ibicumuro byanyu byose n'ibibi mwakoze byarakaje Uhoraho, maze nikubita hasi mara indi minsi 40 n'amajoro 40 ntarya ntanywa nsenga Uhoraho. Natinyaga ko yabarimbura kubera uburakari n'umujinya mwamuteye, ariko Uhoraho yongera kumva gusenga kwanjye. Nasengeye na Aroni kuko Uhoraho yari yamurakariye cyane agashaka kumwica. Mfata iyo shusho y'ikimasa mwaremye kubera icyaha, ndayitwika ndayijanjagura, ndayisihinduka ifu, iyo fu nyijugunya mu kagezi kamanuka kuri wa musozi. Mwanarakarije Uhoraho itabira n'imasa n'ikiburoti Hadavu. Ndetse n'igihe mwari Kadeshi Barineya, Uhoraho Imana yanyu akabohereza kwigarurira igihugu yabahaye, mwaramugomeye, ntimwamugirira icyizere ngo mumwumvire. Kuva nabamenya nta gihe mutagomeye Uhoraho. Igihe Uhoraho yari agiye kubarimbura nkamwikubita imbere nkamara iminsi 40 n'amajoro 40 nsenga, naramutakambiye nti Nyagasani Uhoraho, nturimbure ubwoko bwawe, kuko ari umwihariko wawe wacunguye ku buryo butangaje, ukabakuza mu Misiri ububasha bukomeye. Ibuka abagaragu bawe Aburahamu na Izaki na Yakobo, wirengagize kutava kwizima kw'Abisiraheli n'ubugome bwabo n'ibyaha byabo. Wituma abanyamisiri bibwira ko bananiwe kugeza Abisiraheli mu gihugu basezeranyije, cyangwa ko ubanga ukaba warabazaniye kubicira mu butayu. Koko rero n'ubwoko bwawe bw'umwihariko wakuje mu Misiri imbaraga nyinshi n'ububasha bukomeye.